Iyi bayitareyo sha, yo bayitareyo kabisa. Bakunzi ba Generation TV rero ibintu bimeze neza kabisa. Reyo yacu reyo ibi nibyo yakoze nyuma yuko yari imaze gutsinda Tusker igitego 1-0 kabisa. Ibi nibyo bimwe mu bikorwa reyo yakoze, bimwe mu bikorwa rwose byaraye bikozwe. Reyo kabisa oreyo reyo yongeye kwimana igihugu, reyo yongeye kwimana u Rwanda, reyo yongeye kwimana imitima y'abaturage, yongeye kwimana imitima y'abakunzi b'umupira w'amaguru mu Rwanda haba no ku isi hose. Ibi nibyo bintu reyo yakoze. Mumfashe muyikomere mu maki kabisa. Ja nkuko mubizi rero ibi ni ibikorwa bidasanzwe ikipe iba yakoze. Aka nakazi hari ingingo aba yakoze. Yaman, mbere yuko tuganira byinshi ndabanza kwisegura. Sino kwisegura nari niseguye none ndisegurije. Ndabanza gushimira buri muntu wese ufata umwanya akareba ibiganiro biri kuri Generation TV. Ndabashimiye cyane, ndabashimiye urwego mugaragaza, ndabashimira ibintu mugenda uburyo mugaragaza urwego, uburyo mutureba, mujye mukanda karakanu ka like, mujye mukanda like, mukanda share kandi munagira iki munakore subscribe. Yamani nkuko bisanzwe it's your boy Kigeli Dance, umuhungu wanyu, umuhungu ukunda kuganira. Narabwiye ngo ushaka kujya aganira ku ikipe ye ajya nyegera hano tuganire. Nimuzano tubanze tuganire. Amakuru ni menshi muri Reyo, amakuru ni menshi muri APR. Imatch igiye kuba uyu munsi turaje tuyivigeho, transfer turaje tuzivugeho zabaye. Se mwari muzi yuko Byiringiro Rag yabonye ikipe, muza ahantu yayibonye? Ese mwari muzi amagambo yavuzwe mbere yuko match iba? Mwari muzi amagambo hari ingingo we ubwe yitangarije? Ibi nibyo byose mwari muzi. Amavubi mwari muzi umuntu ugiye guhamagarwa mu Mavubi kubera izino match, kubera match yaraye ikozwe nimugoroba. Ibi nibyo byose nabakusanyirije, ndavuga ni reka byose bihuriza hamwe muri kino kiganiro tugiye gukora. Mbibutse ko ugomba gukanda subscribe, mwibutse ko ukwiye gukanda like, ugakora na share ewan, ibintu bikaryoha neza cyane. Nubundi no amungu wanyu Kigeli Dance, umuhungu ingoma mashyi y'igihugu, ingoma mashyi y'umupira w'amaguru mu Rwanda, ingoma mashyi ivugisha ukuri. Niba umupira wagenze neza, niba ikipe yitwaye neza tugomba kuyivuga, n'ikipe yitwaye nabi tugomba kuyivuga. Ase mu bafana byifashe bite? Baravuga yahe magambo nyuma yuko Marayika amaje gutangaza, na Sarupongo namaje gutangaza. Ibintu bimeze neza. Ibyo ubona ujye ukanda, ujye banza wandike comment. Ndashaka abantu byibura 20 bazajya bandika comment anga, nzajya nzisoma. Kare haruwanyandikiye, haruwanditse ngo ngese tuzajya no tubavuga n'amazina, ngese ngo ibyo ngo tutabibonye. Njyewe Marayika twarivuganiye, Marayika twaraganiye, turaganira njya ku stade, njya kuri stade ejo bundi ba Gitoko baza nari mari, n'ubu ngubu narindi kuri stade. Njyewe nivuganira nabo bombi bose mba ndiyo.
reka nzasabe nzabwira boss wanjye ajyane bishyira. Boss arambwira ati nta mpamvu yo kubishyiraho, ariko njyewe mujye mumenya ko umuntu muganira nawe njyewe kuri stade mba mibereye mba ndiho. Kare mwavuze ngo kuki Marayika mutamubona, ariko ibyo nabyo tugomba kubikora. Niba nabyo mubishaka, ndashaka hano hasi comment, ndashaka comment 20 zize zinsaba ko abo ba star tuzajya tubaganiriza mukabibonera nkuko mumbona hano, nayo muri amajwi yabo byose ndabishaka ko mubyandika comment 20 ndazishaka. Niba koko wumva ko najya njyayo, ndashaka yuko mwandika comment muvuga yuko ngomba kubereka Marayika, cyangwa ngomba kubereka Nyiragasazi, cyangwa ngomba kubereka Rwa Rutabura tuvugana. Ndashaka comment 20 kugira ngo mubone yuko Generation TV nta kibazo. Ariko igihe hari nuko tuba duhari tuhibereye, kandi ibyo dukora byose tubikora ku bwanyu. Ibyo dukora byose tubikora ku bwanyu, aho mutari tuba tuhibereye. Shaka buri we wibereye muri biro, shaka kuba wibereye mu kandi kazi runaka, ariko nkaha kubera kugira ngo ibintu reyo yacu cyangwa andi makipe yose ibintu bibashe kuryoha cyane. Ikintu mbaze ni iki, twinjira mu mwandiko mbere yuko tuvuga kuri no match yabaye. Mbazaniye 11 babanjemo, dore yuko umutoza hari ingingo yakoze n'impinduka. Mbazaniye 11 babanjemo. Impinduka zakozwe ntago ari impinduka nyinshi, impinduka zakozwe ni impinduka zigira muri 3. Nkuko mubizi ni impinduka zigira muri 3, kubera yuko ni byinshi byagiye bivugwa ngo Tusker ni ikipe ikomeye. Tusker ni ikipe ifite ibyikora nyine, ifite byinshi ikora, ariko mbabwire yuko mbibutsa neza ko ikipe bita Tusker ni ikipe benshi ni nagatego bari baratezereye. Nahoze mbyumva cyane ku kinyamakuru umugabo aho Axel yaravuze ngo ngiyi ikipe niyo nezehoreye. Yarabivuze cyane, yarabivuze, ariko byaje kugaragara yuko reyo ikomeje muri za DNA zayo. Twagiye tuvuga muzare mu biganiro bishe twagiye dukora muri za DNA zayo barashaka gukoramo ikintu. Byagarutswe no mu magambo ya hari ingingo abivuga, ndaza kubivuga. Narabwe ngo ni muri DNA zayo bimeze neza cyane. Ndabwa yuko mwizamu ni Dande Junior, mwizamu hari Dande Junior, noneho hagakurikiraho Charles Chaprao. Nawe ni urundi rwego kabisa rukomeye cyane. Ubwo ndimo ndagenda babwira 11 bakinyo ino match. Iyi ni 11 bakinyo ino match. Bashe Chaprao, agakurikiraho Nshuti Didier kabisa, wagize na match nziza cyane, wambara nimero 20. Uwo bita Ishime Emmanuel Kabange kabisa, Ishime Emmanuel Kabange wambara nimero 5, muramuzi ni kapiteni ukomeye cyane. Undi bamwita Ishimwe Elia bamwita Ishimwe Elia Ganijuru. Ishimwe Elia Ganijuru nawe ni umukinnyi wambara 16, aba nababanjemo. Undi bakabamwita Munderi Akbar kabisa, Munderi Akbar nawe umeze neza cyane, wambara nimero 4 ni uyu nguyu Munderi Akbar. Uyu niwe mukinnyi nawe Musanga, uyu niwe mukinnyi wasimbiye Musanga. Murabyibuka ko nigeze kubabwira yuko hagiye kuza umukinnyi usimbura Musanga wandi waruve muri polisi. Reyo yari iri mu biganiro na Musanga biranga. Uyu nguyu Munderi Akbar wambara nimero 4 niwe mukinnyi waje usimbura Musanga, Henry Musanga kabisa. Niko ibintu bimeze. Hakaza wo bita Issa Jigiba MVP kabisa, MVP wambara nimero 10. Muramuzi Issa Jigiba MVP kabisa, umeze neza. Bamwita Uradukunda Eritatu. Uradukunda Eritatu nawe ni umukinnyi umeze neza cyane, bamubona ko ameze neza. Eritatu bakogiye bakorera amakosa cyane, babonye ko banamukandagiye hano, babonye ko banamukandagiye rwose. Urabona ko banamukandagiye hano
hano mu rutugu, biba ngombwa yuko rwose ritatu atahesha umujyama wo muri Tasika ikintu bakwitiye ikarita nako banamushyizeho akantu, mwamubonaga ko banamushyizeho akantu k'umweru ko kumupfuka kugira ngo ataza kugira ikibazo. Undi bamwita Antonio Atiso Kojo, wambara nimero 7. Uyu nguyu bita Iradukunda ritatu yambara 40, Atiso Kojo yambara, uyu nguyu Atiso Kojo yambara nimero 7. Mwese mwagiye mubona mu kigwa, mwagiye mubabona mu kibuga bimatatu rwose. Ariko icyo nakubwira, aba bakinnyi bose urwego rwabo rwagaragaye, urwego rwabo rwagiye rugaragara neza, rumera neza, nta mukinnyi rwose nabonye mube neza cyane. Haheruka bamwita Kaminiye Junior, nawe ni umukinnyi nawe wagaragaje urwego rwe, n'undi ni umwataka ukomeye cyane. Aba bakinnyi ni abakinnyi ubona ko guhera kuri ba Dinde, kuri ba Kaminei, ukageza kuri ba Dende Junior, ukageza kuri ba Eritatu, ukageza kuri ba Nshuti Didier, n'abakinnyi wabonye uko nabibonye bafatanyije n'abakinnyi bafatanyije ibintu byose, kuko nk'uyu mupira wavuyemo igitego Kaminei yagize gutya arawusimbuka, awuteye Kaminei arawusimbuka, Mutarama ahitagira iki, ahita akubitamo igitego kigenda neza. Kuri uyu munsi ukuntu bimeze kuri wa mbere rero, ukuntu bimeze kuri Delight Hotel, ibintu bimeze neza kuri Delight Hotel. Abakinnyi bari kuruhuka, umutoza hari ingingo Francis yagize gutya abaha ikiruhuko, yabahaye ikiruhuko, arababwira ati ni muruhuke, nimugoroba mukanya mu masaa 12 ni mu masaa 11 muratangira imyitozo yo gukomeza imitsi, yo gukomeza umubiri. Ariko ubu ngubu bararyamye, barasinziriye, bameze neza, nta kibazo bafite rwose, akazi karakozwe neza cyane, ibintu bimeze neza. Noze mbabwira ku ijambo ngo ndababwiraho gato mu magambo hari ingingo umutoza, hari ingingo yavuze, mu magambo yavuze, yivugiye ati twebwe tubonye igikombe byaba ari inyongera, ariko nta kibazo dufite kuko ibi ngibi nibyo twashakaga. Igikombe ntago ariyo ngingo nyamukuru. Ngira ngo ko agakanumbo gakate, yavuze ngo igikombe tukibonye byaba ari inyongera, ariko ntago aricyo cy'ingenzi, ntago aricyo gengo, ahubwo ntago aricyo cy'ingenzi, muri make si ingenzi. Ikindi yavuze ngo gutsinda Tasika ntago ari ibintu byatugwiririye, ahubwo ni ibintu byigwa, ni tactique, ni ibintu byigwa, ni ibintu nyine bisaba gukora umwitozo. Ayo rwose namwe mu magambo hari ingingo, na magambo arimo arakomeza avugisha benshi, na magambo yavuzwe n'umutoza ari ingingo nyuma yo gutsinda Tasika. Ikindi, Eritatu ni umwe mu bakinnyi batangiye kwibona, batangiye kubonwa mu ikipe y'igihugu Amavubi. Eritatu ni umwe mu bakinnyi barimo barabonwa nk'umwana ukwiye guhamagarwa mu Mavubi vuba byirukanse. Eritatu, mwe wowe se nyandikiramo hano, nyandikirano umbwire ngo Eritatu ni umukinnyi koko ukwiye kwibona mu Mavubi? Eritatu ni umukinnyi wakagiye mu ikipe nkuru Amavubi? Ndashaka comment 20 binyandikire hano muri comment. Ese Eritatu nawe uramubona mu Mavubi? Eritatu akwiye kujya mu Mavubi? Duhurire muri comment. Ikindi nzanye, mwuzaniye ibimenyetso 4 bikubwira ko Rayon Sport ariyo kipe ikomeye
muri iyi mikino ya Sekafa Kagame Cup. Ndababwiza ukuri yuko iyi Rayon Sport bagiye bayitega imitego myinshi. Ndababwiza ukuri yuko iyi Rayon Sport bagiye bavuga ngo ibi ngo nibikomeye. Reka mbanze mbayize ingero eshatu mbereka ko Rayon Sport iri seriye mu byirikora, kandi muramutse murebye mukomeje mubirebe neza. Iyi Rayon Sport ishobora gutwara igikombe mu buryo butunguranye kandi no mu buryo mutatekerezaga, mukomeza muvuga ngo ni bya bindi ngo ni bya bindi. Iyi Rayon ijya gukina yabanje gukina n'ikipe bita Jamus ubu ngubu mu itsinda ryayo rya kabiri niyo iyoboye urutonde, aho irimo iragenda ikina na za Simba izitsinda izikubita. Muribuka aho yatsinze ibitego 4 Jamus kuri 3 match ya gishuti Rayon Sport yakinye na Jamus igitsinda ibitego 3, Imini itsinda ibitego 2, Imini itsinda ibitego 4 kuri 3. Iyo ni match ya mbere. Muratangira muravuga ngo Jamus murabona ni ikipe iraho, muvuga namwe murabizi ibyo muba muvuga. Urumva ibyo bamuvuga namwe murabizi. Ikindi cya kabiri avuga ati okay, iravuga iti nta kibazo. Imaje kuba ngo nta kibazo, ihure na Gohomaria bayitsibura ibitego bingahe 2-0. Murayizi Gohomaira yandi yagiye gatsinda ibitego 5 peri nano kuryamo kimwe. Muravuga ngo iyi Gohomaria ni ikipe iraho nyine idafite ikintu ivuze, idafite iki. Iragenda iravuga ati nta kibazo, iragenda ikukubitira agakipe bita KVZ. Muravuga ngo nta kibazo, KVZ iraho nta bintu ifite byinshi naribi. KVZ Rayon iravuga iti nta kibazo, reka twiyizire kuri Tusker rwose n'abakinnyi bose niho bari bafiteho onosa. Avuga ati reka tubanze tugaragaza urwego rwacu kuri Tusker. Ibatsibuye agatego kamwe ku busa. Nawe urahamya neza ko Rayon idakomeye? Abantu 10 mu nyandikire muri comment. Nawe wumvishe izo features zose nkoze. Iyi Rayon Sport urabona ko kidakomeye? Abantu 10 dashaka ngo banyandikire hano muri comment. Ndashaka kubabwira gato kuri Tusker. Hari umukinnyi, hari umufana umwe waje avuga akantu gatoya. Hari umufana bita Rwarutabura twaganira, arambwira buriya ikosa Tusker yakoze ni rimwe. Rwarutabura yanyibwengeye n'umunwa we, arambwira uti Tusker yakoze ikosa rikomeye. Tusker yaguze umukinnyi bita Victor Mbahoma wahoze muri APR. Tusker yari twari tubizi, bari babizi yuko ngo bari babizi yuko umutoza yabaye muri Rayon. Banakoze n'amakosa yo kugura umukinnyi uturuka muri APR, kandi abakinnyi benshi bavuga ngo Victor Mbahoma arabidukorera. Ayo niyo makosa yazize. Ayo namwe mu magambo uwo bita Rwarutabura yambwiye. Rwarutabura ni mumufate nk'umukinnyi uraho udafite icyo yica. Rwarutabura ni umugabo ukomeye. Rwarutabura ni umukinnyi ukomeye, ni umukinnyi abakinnyi n'abakinnyi ni umufana ukomeye cyane w'ikipe ya Rayon Sport. Hari ibintu tukiri mu bafana, hari amagambo ngiye kubabwira. Hari amagambo ngiye kubabwira abafana bavuze. Hari aya magambo bari kuvuga, nta magambo asekeje.
n'amagambo asekeje kandi n'amagambo adafite n'icyo avuze wenda bitewe n'amarangamutima y'abakinnyi y'abafana, bitewe n'amarangamutima y'ibyo bari kuvuga. Barimo baravuga ngo nimume igikona amaraso agishyushye. Akabari babutabura abashyushye rugamba nabo bazakuribara ngo nimume icyo gikona amaraso agishyushye. Urumva ko abafana nyine ngo nimume iki gikona nimume icyo gikona amaraso agishyushye kabisa. Urumva ko nyine ikipe urumva ko ibintu bimeze neza, urumva ko ibintu rero itangiye no kwipanga, itangiye kwipanga ivuga ati nimume icyo gikona amaraso agishyushye kabisa. Mu yandi makuru nahoze mbona umunyamakuru ukomeye ujya wogeza n'iyi mikino kuri Azam TV wo muri Tanzania yamaze kuba nawe yabaye undi mufana w'ikipe ya Rayon Sport. Uyu munyamakuru namwiboneye ko njyewe ubwanjye namwiboneye agura jezi ya Rayon, kandi murabibona neza aganira yararimo araganira na ba Faustinho, agenda aganira n'ikinyamakuru Igihe, avuga yuko Rayon Sport ari ikipe ikomeye, amaze kubibona ni ikipe iha abanyarwanda ibyishimo. Muragenda mubikurikirana ku mbuga nkoranyambaga za Generation TV mwumva amagambo yagiye aganira. Umunyamakuru yamaze kuba umufana wa Rayon Sport bidasubirwaho kuko yanaguze ni jezi umunyamakuru w'ikinyamakuru nka Azamu ukomeye cyane abashije kuba yagenda akagura jezi y'ikipe runaka nka Rayon ikomeye. Ni ikimenyetso simusiga cyerekana ko ikipe yamaze gukomveka, ikipe yamaze kuba ikipe y'ubukombe. Kuwa gatandatu ku isaha 12 mbateguje ikipe ikomeye cyane, match ikomeye cyane. Nahoze mbivuga babwira yuko kuwa gatandatu Rayon Sport iraba icakirana na Al Hilal. Ndashaka ngo unyandikire hano muri comment, unyandikire umbwire ngo Al Hilal na Rayon Sport ni ikihe kintu, ni iyihe kipe uha amahirwe yo kuba yatwara amanota? Ndaza kuza kumanuka mbabwire mu kanya gato rwose, ndaje mbabwire uko bimeze muri APR, ndaje mu kanya gato mbabwire uko bimeze. Amagambo Rigani yavuze kuri Rayon Sport murayazi, amagambo mu kanya gato turaje tubimanuke Sarupongo, turaje tubimanuke mu kanya gato muze gukurikira Generation TV part 2, muze mubibone mwumve ukuntu amagambo Rigani yavuze kuri Rayon ubusesenguzi yakoze. Mu kanya turaje tubirebe, mu kanya Imana ibarinde kandi abamugisha. Ciao sawa.